Reka nongere gushimire kandi nguha ikaze. Iyi ni Kigali Daily Update News, ni YouTube channel igenda ikugezaho amakuru yibanda ku myidagaduro itandukanye ndetse n'amakuru agenda yibanda ku byamamare bitandukanye yaba mu muziki ndetse no muri sinema. Ngusabe rero niba ari ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video kore subscribe maze dukomeze tugende tubana muri gahunda zose Kigali Daily Update News igenda ikugezaho. Ngira ngo mwatangiye kugenda mubibona, ni Mukasekuru Hadija yamamaye ku izina rya Fabiola muri filimi y'uruhererekane cyangwa se muri filimi yakinnyemo yitwa Amarira y'urukundo. Ni umukinnyi rero wa sinema nyarwanda wamamaye cyane muri filimi Amarira y'urukundo, akaba rero yaranditse cyangwa yarakoze amateka adasanzwe dore ko abantu benshi bamukunze. Tujye kugaruka rero ku mpamvu nyamukuru kuri ubu ngubu atakigaragara muri sinema ndetse n'aho aherereye ndetse n'ibyarimo. Ngusabe rero ukore subscribe niba ari ubwa mbere tukobanye. Ni umukinnyi rero wa sinema nyarwanda wamamaye cyane muri filimi Amarira y'urukundo, yanditse akanikinamo yitwa Fabiola. Yahishuye ko rero agace yakinnyemo ari umusazi muri iyo filimi, ari inkuru mpamo ndetse ari n'ibyamubayeho mu buzima bwe. Fabiola rero ajya kwandika iyi filimi ni inkuru yumvaga yakwandika ikagira igice kimwe kirangira cyangwa se akaba yakandikamo igitabo, gusa rero aza gusanga nta bushobozi yabona butunganya icyo gitabo, nibwo yaje kuyibyazamo filimi y'uruhererekane yanditse agendeye ku nama n'ibitekerezo by'abantu. Yatangaje rero ko kwandika iyi filimi atigeze ateganya abakinnyi azakoresha kuko Manzi nawe bakinanye ari umugabo we yamusanze ku muhanda maze arabimusaba arabyemera. Yagize ati nandika iyi filimi sinari mfite abakinnyi nzakoreshwa bazwi kuko Manzi namusanze ahantu ku muhanda ndamuganiriza ndabimusaba arabyemera, nibwo abantu bari bagitangira ndetse nta nubwo abantu bari baratangira kumva ibijyanye no gukina filimi. N'icyo gihe rero twatangiye gukorana muri iyi filimi. Kandi rero Fabiola yakinaga akundana na Manzi, bamwe rero baje kubyuriraho bavuga ko ariyo ntandaro yo gutandukana n'umugabo we, maze avuga ko atari ukuri ndetse ko iyi filimi yayanditse akurikije ibihe yanyuzemo bitari byiza ndetse byanamusigiye ibikomere byo gutandukana n'umugabo. Avuga ko rero yakinnye filimi nyuma yo gutandukana n'umugabo we, akaba ari nabyo yagarutseho. Rero nyuma y'uko Fabiola akinnye filimi abantu benshi bakamukunda ndetse bakagenda banishimira ibyo yagiye akina, ntabwo yongeye kugaragara muri filimi dore ko haciyemo imyaka irenga 3 atongera kugaragara imbere ya kamera akina filimi. Abantu rero bakaba baragiye bibaza impamvu nyirizina yatumye uyu Fabiola bakunze cyane atongera kugaragara. Nibyo rero Kigali Daily Update News twabateguriye, nibyo tugiye kugarukaho. Impamvu nyamukuru rero Fabiola yatangaje ituma kuri ubu ngubu atagaragara muri sinema nyarwanda nuko mu mwaka washize wa 2019 yari afite rero ibikorwa bitandukanye yari arimo cyane cyane byerekeye kwita ku muryango ndetse yaranatwite nubwo umwana we yaje kugira ibibazo akitaba Imana. Ibi rero nibyo byatumye abantu benshi batongera kubona uyu Fabiola, umukobwa cyangwa se umudamu bari barakunze muri filimi Amarira y'urukundo, filimi avuga ko yari ubuzima bwe yanyuzemo bwite. Rero impamvu nyamukuru niyo ngiyo yatumye Fabiola atongera kugaragara muri sinema nyarwanda ku mpamvu zo kwita ku muryango, ariko akaba yarabwiye abakunzi be ndetse n'abandi bamukurikira ko azagaruka mu minsi ya vuba dore ko kuri ubu ngubu amaze kugira aho ageza gahunda zo kwita ku muryango we. Ngayo nguko rero mwumvishe impamvu Fabiola atakigaragara muri sinema, abantu benshi bakaba bari baramukunze, ngira ngo kuri murakumvishe. Rero reka ngushimire, nkwibutse ko iyi ni Kigali Daily Update News, ni YouTube channel igenda ikugezaho amakuru yibanda ku myidagaduro abari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Ngusabe rero niba ari ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video kore subscribe maze dukomeze tugende tubana muri gahunda zose Kigali Daily Update News ikugezaho. Ndagushimira cyane.